Hey guys, turabaramukije neza cyane bakunze badusaba mu Miriko Official. Kuri uyu munsi twagira ngo twibande ku rutonde rw'abakuru b'igihugu cy'u Rwanda bajya kuri batandatu bayoboye cyangwa se bategetse iki gihugu cy'u Rwanda mu myaka yagiye itandukana cyangwa se kugeza n'aka kanya. Kuva u Rwanda aho rubereye Repubulika, ni igihugu kimaze kuyoborwa cyangwa se gutegekwa n'abakuru b'igihugu bajya kuri batandatu. Twagira ngo twibande kuri amazina cyangwa se amazina y'abo bakuru b'igihugu, igihe bayoboye ndetse n'uburyo ukuntu bamwe muri bo bagiye bava ku butegetsi cyangwa se uburyo bagiye bava ku ngoma. Tukaba tugira ngo twibande ku kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu, igihugu cy'u Rwanda cyaje kuza kuba kiba igihugu cyiyemeje cyangwa se gifashe umwanzuro wo gutandukana n'icyitwa ingoma ya cyami, kiza kuza guhita kiba igihugu cyenda ku mahame ya Repubulika. Ibi rero bikaba byarajyanye n'umwami wa nyuma w'u Rwanda cyangwa se uwategetse ubwa nyuma u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwami wa nyuma witwaga Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, waje kuza kuba atanga mu mwaka w'ibihumbi 2016, aho yaje kuza kuba yitaba Imana cyangwa se yaje kuza kuba atanga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa akaza kuba yaratabarijwe cyangwa se akaba yaratabarijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero akaba ari we mwami wa nyuma wajyanye n'ingoma ya cyami cyangwa se ari we muntu wa nyuma wayoboye mu byerekeye n'ingoma ya cyami, waje kuza kuba avaho nyuma y'abandi bose. Uyu rero mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu nibwo igihugu cy'u Rwanda cyaje kuza kuba kiba nk'igihugu cyabashije kuba cyafata umwanzuro wo gutandukana n'icyitwa ko ari ingoma ya cyami, kiza kuza guhita kiba igihugu cyiyemeje kugendera ku mahame ya Repubulika cyangwa se kuba igihugu cyiyemeje kugenda mu miyoborere kiyobowe n'abitwa ko ari abaperezida cyangwa se abakuru b'igihugu gitandukanye n'ingoma ya cyami. Ibi rero byaje kuza kuba byatangirana n'umukuru w'igihugu wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, waje kuza kuba ayobora ari we perezida w'igihugu cya mbere cyangwa se ariwe perezida wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, witwa Mbonyumutwa Dominique waje kuza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda wa mbere. Yaje kuza kuyobora mu gihe cyageze no ku mwaka, dore ko yaje kuza kuyobora hafi amezi agera ku 9. Uyu Mbonyumutwa Dominique yatangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, aza kuza kuba ava ku butegetsi ku itariki ya 26 muri uwo mwaka z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe. Byumvikana ko yayoboye hafi amezi agera ku 9. Uyu rero nawe yaje kuza kuba asimburwa na perezida wa kabiri w'u Rwanda, ariwe uzwi ku izina cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Gregory Kayibanda. Gregory Kayibanda waje kuza kuba perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Rwanda, yaje kuza kuba ategeka cyangwa se yaje kuza kuba ayobora iki gihugu imyaka igera kuri 12, aho yatangiye ubuyobozi cyangwa se yatangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, aza kuza kuba ageza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ubwo yazaga kuba ahirikwa ku butegetsi cyangwa se ubwo habagaho icyitwa kudeta. Iruko ry'ubutegetsi ryaje kuzwa kuba rihagazwe ho inyuma cyangwa se uwabigizemo uruhare waje kuza kuba atera iyo kudeta akaba ari General Major Juvenal Habyarimana. Uyu rero yaje kuza guhita muhirika ku butegetsi, nawe ahita afata ingoma, dore ko Juvenal Habyarimana ari nawe perezida wabaye wa gatatu w'u Rwanda. Yaje kuza kuba atangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7. Byumvikana ko yamuhiritse ku butegetsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7, bukiye ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 ahita afata ubutegetsi muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Juvenal Habyarimana yahita aba perezida w'igihugu cy'u Rwanda, akaba yaraje kuza kuba ayobora igihugu cy'u Rwanda imyaka igera kuri 21, dore ko yaje kuza kuba ava ku butegetsi cyangwa se yaje kuza kuraswa, ho haje kuza kuba kuhanurwa mu ndege aho yaravuye mu mushyikirano y'amahoro Arusha, dore ko hari bamwe mu banyarwanda cyangwa se bamwe mu batutsi babaga mu bihugu bigiye bitandukanye bari barameneshejwe, dore ko abatutsi bagiye bakunda kumeneshwa mu myaka yagiye itandukanye bigendeye ku mateka. Hagiye haba ibintu byo kutumvikana mu gihugu cyangwa se ahagiye hakunda kurangwa ibintu by'amoko mu myaka yashize, biza kuza kuba byaratumye uyu perezida Juvenal Habyarimana yari yabashije kuba yakitabira ibiganiro by'amahoro, aho babashaga kuba baganira ndetse n'abanyarwanda bamwe na bamwe bari baragiye bameneshwa cyangwa se abanyarwanda benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bari bameneshejwe na leta zagiye zibanza cyangwa se leta zagiye ziyobora igihugu cy'u Rwanda mu myaka yabanje. Aha rero akaba yaravuye mu mishyikirano y'amahoro muri Arusha, aza kuza kuba yarahanuriwe mu ndege cyangwa se aza kuza kuba yaraje kuza kuba yapfira mu ndege yaje kuza kuba ihanurwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Juvenal Habyarimana akaba ari umukuru w'igihugu waje kuza kuba ayobora igihugu cy'u Rwanda imyaka igera ku myaka 21, aho yaje kuza kuba asimburwa na perezida wa kane waje kuza kuba ayobora cyangwa se ategeka igihugu cy'u Rwanda, uyu wataraje kuza kuramba ku butegetsi cyangwa se uyu waje kuza kumara hafi igihe kigera ku mezi 3, akazwi ku izina rya Sindikubwabo Theodore cyangwa se yaramenyekanye ku izina rya Sindikubwabo Theodore, waje kuza kuba ayobora igihugu cy'u Rwanda guhera ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, aza kuza kuyobora amezi 3, aho yaje kuza kuva ku butegetsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane.
uyu rero nawe yaje kuza kuba asimburwa n'uwitwa Pasiteri Bizimungu cyangwa se Pasiteri Bizimungu aza kuza guhita aba perezida wa gatanu w'u Rwanda. Uyu Pasiteri Bizimungu akaba yaratangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994, ubwo icyo gihe jenoside yari imaze gusa nkaho ihagarara cyangwa se jenoside yari imaze gusa nkaho ishyirwaho akadomo. Akaba yaraje kuza kuyobora igihugu cy'u Rwanda kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994, aza kuza kukiyobora kugeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2000. Byumvikana ko yayoboye igihugu cy'u Rwanda imyaka igera kuri 6. Aha yaje kuza guhita asimburwa na Perezida Paul Kagame, cyangwa se Perezida Paul Kagame yaje kuza guhita amusimbura ku buyobozi cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Iki gihe akaba yaraje kuza kuba Perezida Paul Kagame ashyirwaho n'inteko nshingamategeko, cyangwa se inteko nshingamategeko ikaba yaraje guhita imutorera kuba yayobora inzibacyuho. Aza kuza kuyobora inzibacyuho, kuva icyo gihe ayobora inzibacyuho mu gihe cy'imyaka igera kuri 3. Uyu Perezida Paul Kagame akaba yaratangiye kuyobora inzibacyuho mu mwaka w'ibihumbi 2000, aza kuza kuyobora mu gihe cy'imyaka igera kuri 3, aza kuza kugeza ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani, ubwo yaza kuza gutorwa, atorerwa kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri manda yiwe ya mbere, cyangwa se aza kuza kuba yayobora manda yiwe ya mbere. Yaje kuza kumara imyaka 7, aho yaje kuza kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mwaka w'ibihumbi 2010 Perezida Paul Kagame cyangwa se General Major Paul Kagame yaje kuza guhita ayobora indi manda yindi y'imyaka 7, aho yaje kuza gutorwa ku bwiganze bw'amajwi, atsindira guhita ayobora igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se yegukana indi manda iza kuza kumugeza mu mwaka w'ibihumbi 2017, cyangwa se mu mwaka w'ibihumbi 2017 aza kuza guhita yaba atorwa. Manda y'mu mwaka w'ibihumbi 2017 yaje kuza guhita habaho icyitwa referendum, cyangwa se habaho icyo bita kamarampaka. Perezida Paul Kagame aza kuza guhita yemererwa ku bwiganze bwo hejuru, cyangwa se abaturage baje kuza kuba bakemeza yego, cyangwa se bemeza ko bamushyigikiye ku itegeko nshinga kuba ryavugururwa, kuko bo bifuzaga, cyangwa se abaturage abanyarwanda bifuzaga ko yakongerwa manda akaba yakomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Aho yaje kuza guhita atorerwa indi manda yindi iza kuza guhita iba manda ya 3. Perezida Paul Kagame ahita aba perezida utorewe indi manda iza kuza kumugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu mwaka wa 2024 Perezida Paul Kagame naho haje kuza kuba amatora, cyangwa se mu kwezi kwashize, mu mezi abiri ashize haje kuza ko haba amatora ku itariki ya 17, ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. Perezida Paul Kagame aza kuza guhita atorerwa kuyobora indi manda n'amajwi 99.18%. Aza kuza guhita yaba atorerwa indi manda yindi yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Uru ni rumwe mu rutonde rwa perezida twabagarukagaho baba perezida 6 bayoboye igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uburyo bagiye bava ku butegetsi n'imyaka bagiye bayobora.